Imana nukuri iguhe umugisha n'ikiganiro Hall Time Show. Mu kiganiro Hall Time Show nk'uko bisanzwe tubana n'amakorali, amatsinda, abahanzi, tuba tubafitiye amakuru atandukanye yaranze icyumweru, tuba tubafitiye indirimbo nshya zasohotse, tuba tubafitiye kandi n'agace k'ibyegeranyo. Waba uri hano mu mujyi wa Kigali wahisemo gukurikira televiziyo yawe, umeze gute? Ndizera ko weekend yawe yabaye nziza. Hari bamwe bayitangira kuwa kane, ubwo uyu munsi ni ku cyumweru, urumva ko ibigeze kure. Ndizera rero ko weekend yawe yakubereye nziza kandi urumva iracyakomeje. Uyu munsi wo ku cyumweru abenshi baba bafashe umwanya wabo bakajya mu rusengero. Rero abagiye gusenga mugire ibihe byiza, muze gufashwa cyane. Abo bitakunze kubera impamvu zitandukanye mwibereye mu rugo, mugire ibihe byiza, mubane natwe, muze guteranira hano uyu munsi turaza kuba dufite iteraniro rikomeye cyane. Ijambo ry'Imana rirahari, indirimbo zirahari, ibyururutse imitima birahari, kuganira amakuru yose kugira ngo tujye tumenya aho isi igeze, byose birahari. Hanyuma rero abakunzi by'umwihariko b'ikiganiro Hall Time Show, mwese ndifuza kubabwira ngo mugire amahoro n'imigisha bituruka ku Mana. Hari namwe muba mudukurikiye mu kiganiro, ndabizi mutameze neza, urwaje se cyangwa se ufite n'ibindi bibazo biturutse mu nzira zitandukanye bishobora gutuma uyu mwanya waba uri kumwe natwe mu kiganiro Hall Time Show utameze neza. Nkwifurije gukomera. Uyu munsi birashoboka ko utameze neza, ariko ejo nk'iki gihe ukaba umeze neza. Na Bibiliya niko ibivuga, kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ni ibisanzwe rero ko wamera neza none ejo ukamera nabi, ibyo ni nabyo burya hari ibitabo by'abahanga nasomye bavuga ngo ibyo nibyo bituma isi iryoha. Uyu munsi wamerewe nabi, ejo ukaba umerewe neza, ejo ukaba ufite abantu bakubwira kuri mwiza bagukunda, ejo ukaba ufite abandi bagutuka, bakuvuma, bakuvuga nabi. Ibyo nyine urwo ruvangitiranye ruje muri ubu buzima tubayemo ngo bitume isi irushaho kuryoha, kuko tubayeho mu byiza cyane, mu byiza gusa, ntabwo nabyo ngo byageraho bikaba nabi. Tubayeho nabi mu bibi cyane gusa aribwo byaba ari bibi. Rero ujye wemera kwakira impinduka iyo ari yo yose ikujeho, umenye ko ariko umuntu akwiriye kubaho, ahubwo icyo uba ukeneye ni ukumenya umwifato wa buri kintu muri ibyo bihe. Sawa, Imana iguhe umugisha. Hako karagaciyeho Jay ari kudufasha ku buhanga bw'ibyuma, timu tekinike yose idufasha kugira ngo amajwi n'amashusho abagereho neza. Nabo ndabashimiye kandi mbifurije kugira umugisha w'Imana ndetse no kuza kugira icyumweru cyiza. Hari bagenzi banjye dufatanya mu kiganiro. Uyu munsi turaza kubana na Nkuranga Ernesto, we ntabwo ari hafi, ari kure cyane mu butumwa bw'akazi. Nkuranga araza kubana natwe mu yandi masaha ari imbere. Reka nsabe gatoya Jay ku buhanga bw'ibyuma tuzamurire indirimbo imwe mbere yuko twinjira mu kiganiro. Tuba dukeneye no kumenya se abakunzi bacu mumerewe gute, muhagaze gute, muri guhumeka gute, mwariye se, mwanyoye, mwagiye gusenga se, mwibereye mu rugo, uko muri gutekereza nuko muri guhumeka. Iyo bidusangije biba ari imbaraga kuri twebwe. Reka rero nsabe Jay ku buhanga bw'ibyuma, Jay tuzamurire indirimbo imwe nziza mu gaseke ufite karimo nyinshi. Hanyuma nyuma y'iyo ndirimbo ndaza guhita ngaruka nkubwira aho turi buze kwibanda uyu munsi mu kiganiro cyacu. Twakire n'abantu nka babiri gusa ku murongo wa telefone, tumenye uko abakunzi bacu bameze mu mpande zose z'igihugu, hanyuma noneho dukomeze twendereye. Karibu, Imana ibahe umugisha. Ntuve imbere ya televiziyo yawe. Jay, indirimbo imwe gusa wihuse. Komeje kugira ibihe byiza no kunagirwa na gahunda za Godrich TV, ibihe byiza cyane. Hanyuma iyo nimero iri kuri ekra yawe ushobora kuza kutwohererezaho ubutumwa bugufi, kandi no kuduhamagara birashoboka ukatubwira uko umeze. No mu bakozi Imana bose tubuze kwakira, yaba ari umuhanzi. Umunsi turaza kubana n'umuhanzi Irumva, turaza kubana kandi na Pastor Fils. Twabanye ubushize twemera ko ndetse bavuye bemeye ko bagiye ariko bazagaruka. Uyu munsi rero turaza kongera kubana. Ukenera kugira icyo uza kuvugaho kumusaba mu buryo ubwo ari bwo bwose, ushobora gukoresha iyo nimero iri kuri ekra yawe. Hanyuma noneho
ukadusangiza igitekerezo cyawe. Hanyuma mu makuru atandukanye yaranze iyi weekend i Rusizi, abakristo bo ku kirwa cya Gihaya ngo barahumutse bamenya ko kuringaniza urubyaro nta cyaha kirimo. Iyi nkuru turaza kuyigarukaho bijyanye n'uko igihe cyacu kingana. Hanyuma Victor of Chris Choir iri mu myiteguro y'igitaramo gikomeye. Ni igitaramo izina ry'icyo gitaramo ngo kizaba cyitwa Warakoze Imana. Turaza kubigarukaho nyuma y'uko tuza kwakira ijambo ry'Imana. Hanyuma muri iki cyumweru humvikanye inkuru ivuga ko Israel yateye Irani. Ese ibi ni ibimenyetso by'iherezo ry'isi? Turaza iyi nkuru kuyigarukaho kuri byinshi bitandukanye. Hari abanyamadini batandukanye bo ku migabane itandukanye bagarutse cyane kuri iyi nkuru, batanga ihumure kandi bavuga ko Israel ari igihugu cyahawe umugisha, nubwo Iran ikomeje kugaragaza ko ifite ubushobozi bwo kuba bakora ibisasu byagira ingaruka iremereye kuri Israel ndetse n'isi muri rusange. Ariko uyu munsi wa none Israel yamaze kwerekana ko ifite nayo ubushobozi bwo kwishyiriraho ubwirinzi. Abanyamadini batandukanye, ese icyo bari kuvuga nyirizina ni iki? Turaza kubigarukaho. Hanyuma Bishop Benjamin Dubi yageneye Apotre Mignone impano yihariye, anavuga ko kuramya bitagenewe abaririmbyi nk'uko bamwe babyitiranya. Abantu bamwe na bamwe bazi ko ngo kuramya ari igikorwa gikorwa n'abahanzi gusa mu buryo bw'indirimbo, ariko Benjamin Dube ndetse na Apostle Mignone babigarutse bavuga ko kuramya Imana bitagarukira ku ndirimbo, ni igikorwa kigari. Ese icyo bagarutseho kuri iki kijyanye no kuramya ni iki? Turaza kubigarukaho mu nkuru zacu dusoza ikiganiro. Umuramyi David yisunze Saraha, hanyuma batera Kristo imitoma. Barataga Imana banayisingiza. Uyu ni umwe mu baramyi bashyashya mu ruhando rwa gospel, ariko hari indirimbo yakoze yifatanije n'uyu mugenzi we bakorana featuring. Ni indirimbo nabashije kunyuzamo amaso n'amatwi, numva ni indirimbo mu by'ukuri ikoranye ubuhanga, uko yanditse n'uko bari bitwaye muri iyi ndirimbo rwose nababwira ngo felicitation. Ikindi tuza kugarukaho nuko Aline Gahongayire na Josh Ishimwe biteguye hariya mu gitaramo hariya mu gihugu cy'Ubufaransa. Ibintu bimeze bite? Byateguwe gute? Turaza kuba tubigarukaho mu kiganiro cyacu. Abana batoya aribo Alicia Germaine nabo bashimiye ibitangazamakuru byabafashe mu maboko, aho batangiye kwinjirira mu ruhando rwo gukora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Muri iyi minsi rero hari n'indirimbo baherutse gushyira hanze, aba bana bakigera mu ruhando rw'abantu bakora indirimbo ziramye zikanahimbaza Imana. Abantu batekereje ko ari barumuna ba Dorcas na Vestine, kuko urugero ni rumwe, ndetse n'injyana zabo ubona ko zijya gusa n'abana Imana ihamagaye mu gihe cyabo, kandi urabona ko barimo kubikora neza. Turaza kubigarukaho. Tonzi ni umwe mu bagore bari ku ruhembe rw'iburyo mu muziki wo kuramya Imana ndetse no kuyihimbaza. Uyu munsi yamaze gutangaza ko agiye kumurika alubumu ye ya 10 muri Nzeri uyu mwaka 2025. Iyi alubumu izaba yitwa gute? Izina rya Yesu rikomeje kugira gute? Turaza gukomeza kubikurikirana neza iby'inkuru bijyanye no kwigihe cyacu kiri buze kuba kimeze. Twinjira mu kiganiro rero, murabizi ko tuba dufite ijambo ry'umunsi riza kutuyobora, tukayoborwa n'umurongo wo muri Bibiliya. Kuko uyu munsi dufite pastori, ntabwo ibyo ngiyewe nza kubigarukaho, ahubwo byose ngiye kubiharira umushumba. Rero ni munyemerere nk'abantu babiri ku murongo wa telefone mutubwire uko mumeze, hanyuma noneho ndahita ngaruka twakira umushumba, twinjize mu kiganiro nyirizina mu cyanditswe. Nyuma yaho turaza kugaruka dukomeza amakuru ndetse twakira n'umuhanzi. Iyo nimero iri kuri ekra yawe niyo uri buze gukoresha. Uwa mbere ndabona yahageze. Alo, waramutse neza?
Alo, waramutse? Nde tuvugana uherereye hehe? Ongera ijwi ryawe. Igira imbabazi, uherereye i Musanze. Wahageze, turi kumwe mu kiganiro. Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane. Undi muntu umwe ku murongo wa telefone, tugaruka duhita twakira umushumba tugezeho ijambo ry'Imana ry'umunsi, hanyuma noneho duhite dukomeza n'ikiganiro cyacu. Alo, waramutse neza? Nde tuvugana uherereye he? Yego. Turakwakiriye rwose, ubu kibivuga mise ngushyira mu gakayi k'abakunzi b'ibiganiro byacu. Urakoze cyane. Arakoze cyane, Imana imuhe umugisha. Nta bandi twakira ku murongo wa telefone, mukomeze mugume imbere ya televiziyo yanyu. Njyewe nitwa Onete. Iki ni ikiganiro Whole Time Show. Reka nsabe Jay ku buhanga bw'ibyuma utuzamurire indirimbo imwe, hanyuma duhite twakira umukozi w'Imana dukomeza n'ikiganiro. Imana ibahe umugisha. Izina rya Yesu, amazina nitwa Remy Mugisha. Imana ibahe umugisha, kandi uyu munsi nizere ko mumeze neza. Katumanze dusenge kugira twumve ijambo ry'Imana. Mana, turagushimye, uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Tugushimiye undi munsi w'umugisha uduhaye ngo tuwishimiremo, tunezererwemo. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Reka buri wese ugiye kumva ijambo ryawe rimubera impamba, rimubera inkomezi, kandi ijambo ryawe riganze mu mitima yacu. Buri wese abone ukuboko kwawe kwiza, abarwayi ubakize. Buri wese umuhe kumva ijambo ryawe. Turasengera abari hano n'abari kure yacu bose, umwuka wera akomeza abane natwe mu izina rya Yesu, amen. Yesu abaho umugisha. Kadusangire ijambo ry'Imana. Turasanga muri Matayo 5, Matayo ibice 5 umurongo waho wa 5 haravuze ngo hahirwa abagwaneza kuko ari bo bazahabwa isi. 6 haravuze ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko ari bo bazahazwa. 7 haravuze ngo hahirwa abanyembabazi kuko ari bo bazazigirirwa. 8 haravuze ngo hahirwa b'imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana. Kadusome kuri 13 aho kuri 5 haravuze ngo muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntaco ubu kimaze usibye kujugunwa hasi abantu bakawukandagira. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana twumvishe, riratubwiye ngo hahirwa abagwaneza kuko ari bo bazahabwa isi. Hahirwa b'imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana. Ndakwifuriza umutima uboneye uyu munsi. Ushobora kuba uraho ariko umutima wawe utaboneye, ariko ijambo riratubwiye ngo hahirwa b'imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana. 7 hatubwiye ngo hahirwa abanyembabazi kuko ari bo bazazigirirwa. Ndakwifuriza kugira imbabazi kugira ngo nawe uzihabwe. Imbabazi utanga n'izimana iguha. Hahirwa abanyembabazi kuko ari bo bazazigirirwa. Umurongo wa 7. 8 haravuze ngo hahirwa b'imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana. Ndakwifuriza umutima uboneye umunsi. Ndakwifuriza umutima ubabarira. Ndakwifuriza umutima. Haleluya. Ijambo riratubwiye ngo hahirwa b'imitima iboneye. Muri iyi minsi abantu turi gusenga ariko tukabura mu mutima haboneye. Ariko aya ni amagambo Yesu yavuze abyira abari nawe, abyira abigishwa be, arababwira ngo hahirwa ab'imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana. 8 ndakwifuriza kugira umutima uboneye. Uri mu kazi, gira umutima uboneye. Uri mu biro, gira umutima uboneye. Uri mu office yawe, gira umutima uboneye. Uri muri business yawe, gira umutima uboneye. Umutima uboneye ni
gutuma tubona Imana. 13 hatubwiye ngo turi umunyu w'isi. Ese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ngo ntacu bukimaze usibye kujugunwa hasi abantu bakawukandagira. Ndakwifuriza kugira haleluya kuba umunyu w'isi. Ndakwifuriza kudakayuka. Muri iyi minsi isi kayuye abantu, ibihe bikayu bitumye abantu bakayuka, ubuzima butumye abantu bakayuka. Kavani ntabesha sindabaho, niba sindabaho, ninasamba na sindabaho. Ariko Yesu abyitegereje asanga abakristo nangwa bamwizeye ngo ni umunyu w'isi. Arababwira ngo umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Kambabyira ibyo byose niyo byaba ari byiza, iyo bibuze mu munyu birabiha. Umunyu ni muke ushira mu biryo ariko bikaryoha. Yesu yitegereje abakristo nangwa yitegereje abari nawe, arababwira ngo muri umunyu w'isi. Ese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Umugabo wakayutse naca bakimaze, umugore wakayutse naca bakimaze, umugabo wakayutse naca bakimaze, umusore wakayutse naca bakimaze, umwana wakayutse naca bakimaze. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umunyu ukayutse ngo bajugunya hasi abantu bakawukandagira. Ndakwifuriza kuba umunyu udakayutse. Ndakwifuriza gusenga udakayutse. Hari igihe usenga ariko ufite n'ibindi witwikiriye, hari igihe usenga ariko ufite n'ibyaha urimo, hari igihe wambara umwambaro wa Kristo ariko mu mutima wawe udakijijwe. Ijambo riravuga ngo hahirwa bafite inzira mu mitima yabo, inzira zija i Siyoni. Muri Zaburi ya 84 ngiyo banyuze mu gikombe citwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko. Ariko ni abantu bafite inzira zija i Siyoni mu mitima yabo. Irindi jambo riravuga ngo iyo nzira izitwa iyo kwera, abandi imitima ntibazayinyura. Umugenzi naho yaba ari umuswa ntago azayobeye inzira. Yesu rero yitegereje abo yari ari kumwe nawe asanga harimo abantu bakayutse, barasenga ariko barakayutse, barahanura ariko barakayutse, barabyiriza ariko barakayutse, bari mu nsengero ariko barakayutse. Ushobora gukayuka buryo utagiterana, buryo utagisenga, buryo utaciyiriza, buryo inyuma y'umugabo, buryo inyuma y'umugore wawe, buryo ugira intonganya mu rugo, buryo utagisoma Bibiliya, buryo uririmba utasenze, buryo wumva ibintu byose wabikora wiyoboye. Ariko Bibiliya iragaruka ikatubwira ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Ndakwifuriza kuyoborwa n'umwuka uyu munsi. Turi mu gihe ca Pentekoti. Ijambo riratubwira ngo abayuda barusha icy'abandi. Ng'icyambere babarusha muri byose nuko babitse ibyasezeranyijwe. Ndakwifuriza kugira ibyasezeranyijwe muri wowe. Ndakwifuriza kuzura umwuka, kuko Bibiliya iravuga ngo aho umwuka w'Imana ari abantu nibabi byigenge. Iyo umwuka tuvuyeho abagore barananirana, abagabo barananirana, abaririmbyi barananirana. Ariko iyo umwuka turiho byibuza aratuyobora, akaducaha, akatugira inama, akaducisha bugufi. Ndakwifuriza kuyoborwa n'umwuka. Haleluya. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa muri Mateyo 6 arababwira ngo mushake ubwami bw'Imana. Mateyo 6:33 mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Bene data, muri iyi minsi gusenga abantu bashaka imodoka, abantu bashaka amazu, abantu bashaka amafaranga, abantu bashaka amaviza, ariko nta muntu ukeneye ubwami bw'Imana. Dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose niho tuzabyongererwa. Nidukiranuka inyongeza irahari, kiranuka umugabo arahari, kiranuka akazi karahari, kiranuka amafaranga arahari, kiranuka. Ntago nibaza iyo nimba umuntu ashobora gukenera inyongezo ariko ataguze. Ico tugura nagakiza, ico tugura n'ugukiranuka, ico tugura n'ugusenga, ico tugura n'ukwihana, ibindi byose Yesu akabiduha nk'inyongezo. Mushaka ubwami bw'Imana. Mateyo 6:33 no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Ndakubyiza ukuri, shaka Imana uzabyara, shaka Imana uzubaka, shaka Imana uzakomera, shaka Imana izakugeza kure. Haleluya. Shaka Imana. Hari ibintu yatubwiraga tutabonaga. Iyi Imana iravuga, irakora, n'igitanavuze irakora. Haleluya. Urebye hari byinshi byagiye biba mu buzima bwawe, nta wabihanuye, nta wabivuze, ariko kuko wizeye, kuko wabisengeye birakunda. Shaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose ni inyongezo. Yesu arebye abigishwa be n'abari nawe, abona bamukurikiyeho imitsima, abona bakurikiye ibyo kujya, abona bakurikiye n'inda yabahamagaye. Yesu arababwira ngo ya hahirwa abanyembabazi, kuko
kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa b'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Reka nkubwire, watanga icacumi, wasenga, wiyirije, ariko udafite umutima uboneye. Abantu benshi bari mu nsengero kugira bagaragare, abantu benshi bitwa abakristo, bitwa abaririmbyi kugira ngo bagaragare, ariko Yesu arababwira ngo ya, hahirwa b'imitima iboneye. Ushobora kubonera ku ifesi nangwa ku usura, ariko mu mutima hataboneye. Mureke tugire umutima uboneye. Iyo ugize umutima uboneye usura abarwayi, iyo ugize umutima uboneye ufasha abakene, iyo ufite umutima uboneye usura abapfakazi, iyo ufite umutima uboneye ufasha imfubyi. Haleluya. Ndakwifuriza kugira mu mutima haboneye, hatuma ubona Imana. Ushobora kwiyiriza ariko nta mutima uboneye ufite. Ushobora kwirirwa mu butayu ariko nta mutima uboneye ufite, dore ko bana buciye. Ushobora gufata iminsi 40 ariko nta mu mutima uboneye. Umutima uboneye urababarira, umutima uriboneye, haleluya, urihangana, umutima uboneye urasenga, umutima uboneye. Garura ibihe byawe wagiranaga n'Imana. Warasengaga ntugisenga, warahanuraga warazimye, wararotaga ntukirota, wabwirizaga ubutumwa warazimye, ariko ijambo riratubwira ngo urufatiro rw'Imana yacu ruracyahagaze, rwanditsweho ngo Uwiteka azabe. Insengero bazifunga, ariko urusengero nyamukuru rwitwa umutima wawe. Bibiliya iravuga ngo ntimuzi ko muri insengero z'umwuka, ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka, umwuka w'Imana aba muri mwe. Urusengero bararufunze, ariko akanwa kawe ntibagafunze, umutima wawe ntibawufunze. Ongera ukanguke. Haleluya. Ijambo riratubwira ngo Yesu abwira abigishwa be gukanguka, bari basinziye. Arababwira ngo mukanguke mutagwa mu mosha. Iyo dukangutse hari ibikoreka. Kanguka usengera iyo ndwara, kanguka usengera abo bana bawe. Haleluya. Hari korari yaririmbye ngo hejuru y'imbaraga zose. Ni korari ni bari yihe, iravuga ngo hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana. Hejuru y'abadayimoni hari imbaraga z'Imana. Hejuru ya kansa, hejuru ya diabete, hejuru y'iyo ndwara, hejuru y'umurozi, hejuru y'amagambo, hejuru y'icangiro, hejuru yo kubura akazi hari imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana zirahari. Yesu ica kubyiye, arakubwiye ngo uri umunyu w'isi, wirinde gukayuka. Ngiyo umunyu ukayutse bawujugunya hasi, abantu bakawukandagira. Ugiye uvuye mu gakiza ukaja mu banyabyaha, wamaze guta agaciro. Iyo uvuye mu Mana ugasubira mu kabari, ugasubira mu busambanyi, uba wabaye wa munyu wakayutse. Mureke tugarure agakiza, mureke tugarure ibihe duse. Umurimbyi yaravuze ngo ibihe nsenga Uwiteka ngo bintarura mu mpagarara. Aravuga ngo ndetse mu gihe c'umubabaro ngo bimpumuriza umutima. Aravuga ngo ntsinda ubukana bw'umwanzi mu bihe byiza byo gusenga. Ndagutangariza nta mbaraga zirenze iz'Imana wizeye. N'abapfumu bararagura bakavuga ngo hasigaye aho Imana rurema. Iyo rurema yakuremye, iyo rurema ituma uhumeka, iyo rurema wabanye n'abarozi ntiwapfa, iyo rurema yaguhaye urubyaro, iyo rurema yagutuje i Kigali bikemera, iyo rurema yaguhaye akazi, iyo rurema. Hari ibintu twasabye Imana, turarira, turiyiriza, ariko tubibonye turibagirwa. Mureke twibuke ibyo Imana yakoze. Haleluya. Ibuke ko yaguhaye urubyaro, ibuke ko yaguhaye akazi, ibuke ko Imana yagutuje, ibuke ko nubwo uri mu bukode ubona yo kwishura, ibuke ko abandi bananiwe ugakomeza, ibuke abapfuye ukaburiho. Haleluya. Wari ukwiye gushima, wari ukwiye kugarura umwimerere w'agakiza, wari ukwiye kuba umunyu muzima, wari ukwiye kongera kugirana ibihe n'Imana, kuko umurimbyi yavuze ngo ibihe nsenga Uwiteka binyemeza akansubiza. Yesu arasubiza, amasengesho arasubiza. Daniyeli yarasenze, intare ziramutinya. Saduraka, Meshake na Abedenego binjiye mu itanura ry'umuriro barisohokamo kubera basenze. Yariya yarasenze, umuriro uramanuka, ahagarika imvura irahagarara. Mureke dusenge. Sengera mu rugo rwawe, sengera mu kazi kawe, pfuka musenge, subira mu rusengero. Haleluya. Umurimbyi yaravuze ngo n'ahantu hatagerwa n'umubisha. Ushobora kuba waravuze abarokore barangushije, amatorero yarangushije, ariko umurimbyi yaravuze ngo n'ahantu hatagerwa n'umubisha. Ibi naho twabihungira. Mbibutse ko agakiza atari ivangamutungo. Agakiza nako umuntu ku giti cye, kizwa ku giti cyawe, kizwa utarebye kuri mushumba, kizwa utarebye ku mudiyakoni. Haleluya. Nugira agakiza kawe bizagenda neza. Daniyeli ngo yigeze yerekwa iminsi y'imperuka, ariko aravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukora
gukomera bakora iby'ubutwari. Haleluya. Birashoboka kuri mu bihe bikomeye, ariko abazi Imana yabo bazabavuga bakomere, bazabanga bakomere, bazarwara bakomere. Haleluya. Kubera bazi Imana yabo, ndakwifuriza gukomera, ndakwifuriza kuba umunyu w'isi, ndakwifuriza kugira umutima uboneye, ndakwifuriza. Haleluya. Ijambo ryatubwiye ngo hahirwa abagwaneza kuko aribo bazahabwa isi. Ukeneye iby'isi n'ibiyirimo igakugwa neza. Haleluya. Matayo 5:8 hatubwiye ngo hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Umurongo wa 13 hatubwiye ngo turi umunyu w'isi. Uyu munsi warakayutse, nimba utagiterana, nimba utacatura, nimba utagifata ibengo wiyirize, nimba waribagiwe aho Imana yagukuye, uri wa munyu wakayutse. Ariko Yesu ico mukundira yaravuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe munsange ndabaruhura. Niwe wenyine watanze itangazo ku isi. Waje muri Amerika, waje Canada, waje Buraya, nta hantu waruhukira, nta hantu hatagerwa n'umubisha. Ariko Yesu yaravuze ngo mwese abarushe. Uri indaya, uri umurozi, uri umupfumu, waraguye, wasubiye mu kabare, wasubiye mu byaha, wongeye kwivanga n'ibyaha, ariko Yesu atanze itangazo, mwese abarushe n'abaremerewe munsange ndabaruhura. Akira kuruhuka mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abaha umugisha, mugire umunsi mwiza. Shalom. Amen. Mana turagushimye kubanye natwe, izina ryawe rihabwa icubahiro. Ndasenze muri aka kanya ngo buri wese umuye kwakira agakiza kawe. Ndasenze ngo ubwami bwawe bwongere buze. Haleluya. Waravuze ngo ateraniye 2-3 zaburi hagati yabo. Duteranye n'abari hano n'abari online. Reka ukuboko kwiza kw'Imana kubagereho. None turategetse mu izina ry'abambwa akazuka, mu izina ry'uwaducunguye Kristo Yesu. Turi mu gihe cya Pentekote, twuzuza umwuka wawe, intumwa zuzuye umwuka wera. Ijambo rirambira. Haleluya. Ijambo rirambira mu byakozwe n'intumwa igice cya 8 ngo cokora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira. Mwuka wera nagere ku bagabo bave mu kabare, mwuka wera nagere mu bagore bave mu byo barimo. Ene mazango de pai de voria. Mwuka wera nagere ku gihugu, mwuka wera nagere ku banyarwanda, mwuka wera nagere mu ngo zisenyutse, mwuka wera nagere ku babuze akazi, mwuka wera nagere ku barwayi, mwuka wera nagere hano. Nongera tuganirize, niyongera abane natwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo gakiza kacu. Ndasenze ntangaje amahoro, ndasenze ntangaje ubutsinzi. Nzamuye ibendera ryawe, mpagaritse imbaraga z'abarozi, mpagaritse imbaraga z'abakonikoni. Ibitavuga Imana bihagarare, imbaraga z'umwijima zihagarare, abarozi bahagarare, amahembe ahagarare. Buri wese nabona ukuboko kwawe. Uri hejuru y'abapfumu, uri hejuru y'indwara zose. Abaganga turabasengeye, abakozi turabasengeye, abakozi ba gavumenti, abikorera turabasengeye, abacuruzi turabasengeye, abanyamakuru turabasengeye. Manura ubwenge ku bantu bawe. Abaganga baha ubwenge bavure, Mana baha urukundo, abarwayi bagirire neza ubakize. Mwami ubera hose icarimwe, abatabyara ziburinda. Twateranye n'ingeri zitandukanye, ababuze akazi kabahe. Ku cyumweru bazagaruke bashima, bavuga izina ryawe. Abarwaye umugongo mbona nibakire, abarwaye mu nda mbona nibakire, mu izina ry'agakiza kacu Kristo Yesu. Bibiliya iravuga ngo nta rindi zina tuzakiriramo munsi y'ijuru keretse izina rya Yesu. Abafilipi ibice 2 haratubwira ngo nta rindi zina tuzakiriramo, nta rindi zina ryazuye Lazaro keretse izina rya Yesu, nta rindi ryazuye umwana wa Yayiro keretse izina rya Yesu. Abandi bakoze bitagaragara, ibyo wakoze biragaragara. Umaze igihe utari mu isi, ariko wadusigiye umwuka wawe. Aracyakora imirimo, aracyabana natwe, aracyavuga, aracyaduhugura, aracyaduhumuriza. Reka mwuka wera akore ku bagabo bongere bubake, akore ku bagore bongere bubake. Mw'iyi minsi yo kutanyurwa tugeze mu Paulo yabwiye Timoteyo ngo ubwo abantu bazaba bikunda badakunda babo, bakunda impiya, ngo bafite ishusho yo kwera ariko rihakana imbaraga zawe. Nongeye gutangaza agakiza, mpagaritse ibitavuga Imana. Ubwami bwawe nibuze Mana, buri wese akire, buri wese abone umugisha, buri wese abone imbaraga. Utarabatizwa batizwe, ubwami bw'Imana buri hafi, icujuru riri hafi.
hafi, ikiro cy'Imana kiri hafi. Haleluya. Twongeye gutangaza agakiza uyu munsi. Turagushimiye kubanye natwe mu izina ry'agakiza kacu Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo dutekereza. Amen. Turagarutse inshuti bakunzi ba Goodrich TV, turabakunda. Niyo mpamvu ibyiza byose bituruka ku Mana biza tukabibona twese turi hano mu iteraniro. Jambo buri munsi tubibutsa ko iyo wagize ikibazo ntujye mu materaniro, ukagira ikibazo ukaburwaye, ukagira ikibazo ukafite ubuzima butameze neza, cyangwa wabuze umwanya bisanzwe, ariko tuba twabageneye akanya k'ijambo ry'Imana nk'aka kanya twakiriyemo Apostle Fisi, noneho mukagubwa neza. Reka rero buri wese ubabaye, wumvaga afite ibibazo, wumvaga adahumurijwe, twize ijambo ryiza rivuga ko guhumurizwa, tukaba basima, tugakira, tukaba abantu bagaragara bazima imbere y'Imana. Nawe rero ugubwe neza. Tugiye kwakira telefone, ndabona umuntu ya mbere yaje, reka twumve icyo bavuga. Good TV, allo? Allo? Good TV, allo? Mwaramutse? Urinde uherereye he? Honorine uherereye he? Umukozi w'Imana wamwumvise? Nicyo ushaka kumubwira? Aragiye. Honorine aragiye atavuze, ariko nkuko nari ndimo kubabwira, twari turimo kumva ijambo ry'Imana. Mwene data arangije adusengera kandi yasenze wumva ukozweho. Ariko hari abantu, kubera ko Imana yamuhishuriye akaganira natwe, hari umuntu wahise agira icyifuzo. Ushobora kuba wagize icyifuzo urwaye, ushobora kuba wagize icyifuzo ubabaye ufite umubabaro, ushobora kuba wagize icyifuzo ufite ibyaha bikuremereye byarakwishe wenda gupfa. Ngwino rero Yesu akugiriye neza gukiza. Twakira undi muntu yaje nguyu. Good TV, allo? Yagiye, reka twiyakire urundi. Good TV, allo? Yego. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Witwa nduherereye he? Gabanya televiziyo yawe kugira ngo twumvikane. Ndimo kumva wisubiramo nanjye nisubiramo, noneho twumvikane ushobore kugira kuvuga neza tukumve. Yego, amen. Yego mama Manzi. Yego. Yego. Urakoze cyane. Icyifuzo ufite? Hari icyifuzo ufite? Urakoze cyane. Hamaze kuba nko mu rugo tumwakira kenshi. Niba hari icyifuzo ufite?
urakoze cyane kumusabira. Imana iguha umugisha. Twakira undi muntu. Good TV, alo. Gabanya televiziyo yawe kugira ngo dukomeze kumvikana. Good TV, alo. Alo? Oui. Iyo umuntu avugira muri televiziyo twakira undi. Good TV, alo. Abantu badukurikiranye, iyo uhamagaye kuri televiziyo kugira ngo turyoherwe twese kumva ibyiza, ugabanya televiziyo yawe, noneho ukumva telefone, nibwo natwe twakumva neza. Kuko iyo uvuze televiziyo iriho dukomeza twumva amajwi muri telefone, tukumva bitameze neza, tutarimo kumvikana. Katwakira undi muntu. Good TV, alo. Yego, muraho neza? Yego, niyo kuri televiziyo wahageze rwose. Yego, witwa nduherereye he? Uri w'imusanze. Umunsi twabonye abantu benshi b'imusanze. Mama Muhire. Urakoze cyane. Ngaho tubwe. Yego, urakoze cyane Mama Muhire. Imana iguha umugisha nawe. Urakoze cyane, urakoze cyane. Urakoze cyane. Imana ikongera intege. Reka twakira umuntu wa nyuma. Umuntu wa nyuma. Good TV, alo. Urakoze cyane, urakoze cyane, urakoze cyane. Numwe turaje turazibaha. Numwigishwa mwiza. Twakira uwa nyuma noneho tugane ku musozo twakire n'abandi. Good TV, alo. 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 Mwiriwe neza. Vuga cyane. Urinde uherereye he? Ego eme. Urakoze cyane. Imana iguha umugisha. Murakoze. Urakoze cyane gusengera abantu. Imana ikabakomeza, ikabaha imbaraga zo kunesha ibyaha. Iki nicyo cyifuzo gikwiriye ku mukozi w'Imana. Urakoze cyane. Reka rero turekera aho ngaho. Abandi bantu tugiye kubaha nimero za fisi, noneho turasengera n'abantu bafite ibyifuzo n'abarwayi, abafite intege nkeya. Noneho turarangiza baha nimero ze za telefone, anabarangire aho hajya ateranira. Abari hafi bajye baza mu iteraniro. Abandi bamuhamagare bamuha ibyifuzo. Hari nubwo waba uri Cyangugu, kuko Imana ibera hose icyarimwe, ikamukoreramo ikaca mu ijambo ryayo ikaza ikagukiza. Si ngombwa ko utegana indwara uri indembe uva Cyangugu uze ugwirirana mu modoka. Ahubwo guma aho ngaho uvugane n'umukozi w'Imana agusengera ukire, wakira imbaraga z'Imana ukire. N'umunsi uzakira uzatera intambwe uze gushima Imana. Kuko Imana ikorera hose cyarimwe. Urakoze cyane rero. Twakire fisi asengera abantu bafite ibyifuzo. Hari abuvuze ko yifuza imbaraga zo kunesha ibyaha. Imana imukore ikore ku bantu bayo. Imana imugirire neza cyane. Kadusenge. Turagushimiye Uwiteka, wabanye natwe, izina ryawe rihabwa icubahiro. Aka kanya tuzamuye ibendera ryawe. Ijambo rimbwira neza muri Mariko 16:17, ibimenyetso bizagumana n'abizera, bazirukana abadayimoni, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire, bazajya n'icica nacyo kizabatwara. Luka 10:19, ubwira abigishwa ngo mbahaye ubutware bwo kuja mukandagira inzoka na skorpiyo n'imbaraga zose z'umwanzi. Aka kanya buri wese watewe n'ibyaha, uwatewe n'uburwayi,
turirukana izi mbaraga mu izina ry'umwami wacu Yesu. Rekura Satani, indwara yose igira amatwi irumva. Bibiliya iravuga ngo hari umuntu wari imugongo, yari amaze imyaka 12 ariko akoze kuri Yesu arakira. Uyu munsi tugukozeho, abarwaye umutwe nibakire, abarwaye mu nda nibakire, abarwaye ibifu nibakire. Turategetse mu izina ry'uwaduhamagaye, dayimoni rekura abantu b'Imana, rekura abagabo, rekura abamama, abarwaye mu nda, abarwaye amabere, abarwaye ibihaha, abarwaye impyiko, abarwaye kansa. Buri wese indwara ye turayisengeye, buri wese arwaye nonaha mu izina ry'umwami wacu Yesu. Fata urwaye dutegeke, turategetse amaboko yawe ni maremare. Abari Musanze bakize, abari Kigali bakize, abari iwacu mu Gahunga bakize. Buri wese nabona ukuboko kwiza kw'Imana. Tugenderere Mana, wongera utanga ububyutse. Duhamagaye Mwuka Wera mu gihugu, duhamagaye imbaraga zisumba byose. Twongeye kubohoza abafa bari muri gereza, abarengana barenganure mu izina rya Yesu. Turasengera bagiye kubyara, ubaha abana bazima. Turasengera abarwayi bari Faisal, abari CHK no mu bitaro bitandukanye. Twirukanye indwara, twirukanye impfu. Gabanya abapfa wongera bakizwa, izina ryawe rihabwa icubahiro. Twatuye agakiza, twatuye gukira. Hari utanze icyifuzo ngakeneye ngo imbaraga zinesha ibyaha. Bibiliya iravuga ngo muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira. Dusabye Mwuka Wera ngo yinjire muri buri wese. Ahari ubusambanyi turirukanye, hari amagambo turirukanye, hari uburozi turirukanye, ahari imyuka mibi turirukanye. Wabyahawe rekura. Bibiliya iravuga ngo uhuye na Zakayo waramubyengururuka muri Luka 19. Uyu munsi ndarari wawe, reka abantu umwami bose urari wabo, abantu bongere bakubone ubagenderere. Turagushimiye kutanza ubwenge, turagushimiye kutanza amahoro. Nabwo dusengeye igihugu, komeza ujya amahoro. Abantu batwakiye tubasabiye umugisha, buri wese umuye kugubwa neza. Urakoze kubanye natwe, icubahiro n'ubushobozi n'umugisha utanga bibane na buri wese mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane. Yesu abaha umugisha. Karibu n'ikindi gihe uzabona akanya uzaze. Hano hamaze kuba mu rugo. Reka mu buhanga bw'ibyuma batuzamurira indirimbo ya Korali Jehova Ire ivuga ngo manura ubwihisho. Ariko mbere yo kugenda tanga aho abantu bakubona nimero yawe, abantu bakubone, noneho bakuvugisha. Abafite ibyifuzo bakomeje guhamagara ntitubakire kuko umwanya wa televiziyo yabari muto, ariko munasohotse hano baguhamagare umuntu namusengere. Ni 078 7 5 9 3 6 subiramo 078 7 5 9 3 Mugisha Fisiremi. Yitwa dore Imana yongeye kugutera iteka wisanze muri studio za Goodrich TV. Wiyumva gute umunsi Imana iguha amahirwe ya mbere ikakongeza n'aya kabiri? Icyambere nishimwe buryo ko ndumva ko bazimana ko ubuntu bw'Imana. Ubuheruka mu gihe twari hano ngira ngo twabigarutseho cyane tuvuga ngo Imana ihagurukije umukozi w'Imana kugira ngo aze yamamaze inkuru ivuga ko Imana yumva. Imana yumva. Urufibukiriza abantu. Imana burkirumva, Imana irumva cyane, yumva bababaye, yumva basenga bose. Imana irumva cyane. Amen, amen. Birashoboka ko uyu mwanya hari abantu baba barimo kutwumva cyangwa se bari hano kuri televiziyo yabo ariko bataragize amahirwe yo kubana natwe ku wundi munsi wabanje. Ubu bakabona twinjiye twambaye gutya Imana irumva. Wabibonye? Soma hano Imana irumva, na kano gapira nambaye urabona handitseho Imana irumva. Nawe yaje ayambaye. Iyi ngofero yari yankuranga Vedaste nuko asohotse, ariko iyi ngofero reka tuvuge biramuhagarariye. Ubu niwe wakabaye ayambaye. Kubera iki Imana irumva yaganje muri wowe?
duhe update ku bantu batabanye natwe ubushize kubera iki imana irumva mu rwango imana irumva ni amagambo menshi aba ari mu muntu iby'imana yamukoreye ariko mu by'ukuri akabura uko yabisohora ariko mu magambo makeya akaba handitse mu imana irumva niyo mpamvu ngenda nsakaza ubutumwa bwose mu buryo bw'indirimbo mu buryo bw'imyambarire mbwira abantu yuko imana yumva kandi imana yumva ibihishwe yumva iri mu ndiba y'umutima utiriwe unabivuga kugira imana yabyo. amen niba numvise neza ni umukozi w'imana cyangwa se n'umwana w'imana imana ihagurukije ngo akore ivugabutumwa ry'ibimenyetso ushobora kuba ugira amagambo make tugeze ubu ngubu no muri ya ndirimbo buriya baravuga ngo ni ugusenga bucece buriya ni ryo banga ryiza hana we yarasenze amagambo agera mushirana agenda avuga mu nzira ariko imana yo mu ijuru iramwumva kandi iramusubiza abyara umwana n'ikazamuka. uraza kugasubiramo komeza ugire ibihe byiza mwita imana irumva byari byiza ko twinjira duha abantu amakuru ku kijyanye n'iri jambo twinjiriyemo rivuga ngo imana irumva kuri iyo ndirimbo koraho nko ku gice cya kabiri noneho tugaruke nyirizina tubwira abantu ese imana irumva nyirizina ni muntu ki nawe senga uyititirize amatwi y'imana arakumva iyo mana mbabwira niyo mubyeyi wacu kamere y'imana n'imbabazi ibera hose icyarimwe niyo ngabo idukingira. haleluya imana ishimwe urakoze cyane mu magambo magufi imana irumva ni muntu ki harya ngo izina rya kabiri okay komeza ni muntu ki ugerageza wenda kwidekiriva nubwo wenda abantu barimo kukubona ariko hari n'ibindi batari kureba bakeneye kumenya kuri wowe. imana irumva ni umunyarwanda ni umupapa ushima imana ufite umudamu ufite n'abana bane ikindi nkunda gusenga. yego ni ryari wakiriye kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe? ndabyibuka kubyakira neza mbyumva hari 2008 mu mpera ubwo nakiriye umwami Yesu Kristo. urabyumva neza ko yaje? niki cyabikubwiye ko yamaze kwinjira mu buzima bwawe mu mibereho yawe? uri aho Yesu yageze umva uhindutse ku ngoma y'icyanisha ibyo bintu uri mu mwuka uri mu mubiri ntabwo abyumva ariko mu mwuka warabyumva. amen ni ukuvuga ngo wahise wumva utakiri wawe cyane ni ibintu byikoze automatically uhita wumva imana irumva aho hambere atandukana n'uwo munsi umwuka yagutunguragamo cyane numvise bihindutse ariko muragenda asenga yegera imana bigenda bihinduka agenda akura akora mu buryo bw'umwuka. byaje buhoro buhoro cyangwa ni igitondo kimwe byaje bihita bigira gutyo ngo biragufasha? byaje buhoro buhoro ibyanjye imana rwose biza buhoro buhoro sinavuga ngo byaje bihita bikura byaje buhoro buhoro kandi uko agenda yegera imana agenda ahinduka agenda amenya n'ibindi. urakijijwe koko kandi neza? ni irihe jambo riyobora ubuzima bwawe? ijambo rihora muri njye ko imana ifite umugambi ikagendana nanjye numva ibyo nkora byose bari kumenya imana. hari igihe kigera ugafata bibiliya ukayisoma? ngiye gukunda nisoma ariko cyane rero nahishuriwe n'umwuka wera kuko gusoma ijambo bibiliya nk'ibisanzwe hari igihe utarimenya ariko njyeweho iyo numva umwuka ansanze ndarisoma. ni irihe jambo ririmo kugufasha muri iyi minsi ku buryo warisangiza abakunzi bawe? umwana azanabara nicyo gituma utamwara. amen amen amen. ni ryari winjiye mu gutangira gukora kariyeri solo cyane ko nanamenye ko ari nk'iy'indirimbo yagusanze? nabitangiye ndi mu korali ariko bitanye neza kuririmba indirimbo
ko kino gihangano cyanjye kugikora neza mu buryo numva bwagutse natangiye gutekereza Imana irumva muri 2017. ni ukuvuga ngo Imana irumva ntabwo ariyo ndirimbo yawe ya mbere. Ntabwo ari indirimbo ya mbere rwose. Ni iyihe ya mbere watangiriyeho? Indirimbo natangiye bwa mbere indirimbo yitwa ngo ntacyo nagushinja. Yaje ite ryari? Niyo ndirimbo nahimbye bwa mbere icyo gihe nari ndi umusore ndeba ibyo Imana yankoreye ndavuga ngo Uwiteka ni ibyiringiro byanjye, Uwiteka ni amahoro yanjye, mbese nakuvaho nkajya hehe ko hirya yawe ari habi. Washobora kudukoreraho akantu gato? Uwiteka niwe byiringiro byanjye, Uwiteka niwe mahoro yanjye, nakuvaho nkajya hehe ko hirya yawe ari habi, nakuvaho nkajya hehe ko hirya yawe ari habi. Yo, ariko mana, mbese wigeze uba mu Katolike? Navukiye mu Bakatolika. Ese numva iyo ndirimbo harimo utuntu nyine twaba hakurya dutoya ariko tutari twinshi. Buriya ariko buriya kuririmba kuri njyewe nimba umutima zanjye ibindimo, kandi buriya iyo uririmba ibintu bikurimo ntabwo uvunika. Ntabwo ari inganzo uvoma ahandi rwose pe. Uyu munsi ufite indirimbo zingahe? Kugeza ubu indirimbo zikoze amashusho ni 3 nabashe gushyira hanze, hari izindi lyrics zigera nko muri 3 nanone, ariko indirimbo zose zikoze muri rusange mu ndirimbo 8. Muri izo ndirimbo zose kubera iki Imana irumva? Ndatekereza ko ari nayo ndirimbo washatse gukorera promotion, ni nayo mpamvu wanzaniye ingofero nk'iyi n'umupira nk'uyu. Hari n'abantu baje baguherekeje, wenda nuko bitabaye ngombwa ngo bagaragare kuri kamera, ariko nimugaruka nabo ndizera ko bazazaho, nabo bambaye imipira yanditseho Imana irumva ndetse n'ingofero nk'izi ngizi. Kubera iki muri izo ndirimbo zose uvuze iyi yitwa Imana irumva ubona ko ariyo yigize imbaraga ugereranije n'izindi? Imana irumva ni ibintu Imana yampaye kandi ngitekereza igihe kirekire, kuko muri 2018 nibwo nashatse kwandika indirimbo yitwa Imana irumva, ariko numva ntiri gukunda. Ariko muri 2020 kwa gatandatu tariki 6 nibwo nabashe kwandika neza indirimbo. Nari ndi mu bihe bigoye, ariko Imana ibasha kumishurira kwandika indirimbo yose. Umuntu arebye uburyo Imana irumva yagize imbaraga muri wowe, yahita agira amatsiko yo kumenya ngo ibyo bihe byari bimeze bite. Niba nta kibazo ushobora kudusangiza aho wenda niyo yaba gato kabari na kane nitwa ndabinyuramo gakeya. 2019 nibwo navuga ngo nagize ibyago ndafungwa, mfungirwa muri gereza ya Musanze. By'ukuri kuri njyeweho ni umugisha upfunyitse mu gahinda, n'amagambo ashimije. Icyo gifungo cy'uwo munsi kuri wowe byari umugisha upfunyitse mu gahinda? Icyo gihe uwo munsi yaramarira, ariko ushingiye igihe nabanye nayo, Imana nabanye nayo muri gereza, njyewe nabonye ari umugisha wari upfunyitse mu gahinda. Ni ukuvuga ngo ikibazo ntabwo ari ibibazo tunyuramo, ahubwo bya bibazo twabitambutse n'ukuri. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nzabana namwe mu buzima bugoye, mu mazi, mu muriro. Rivuga ngo igitangaje mu gahinda, mu bibazo, mu ndwara, mu mazi, mu muriro, ahataringaniye nzaharinganiza, ibintu nk'ibyo. Iyo unyura mu mazi arimo aragutembana, burya ntabwo haba harimo ibyishimo, haba harimo agahinda. Niyo mu gihe nari gufatiye hamwe ngo muri gereza, ubundi gereza akabeshya bivuge mu magambo ahinnye, ubyumva arabyumva. Gereza ni ukubona icyo utabonaga ukabura icyo wabonaga. Uretse mbanza kirimo ubwenge kubona icyo utabonaga ukabura icyo wabonaga. Yego, kuvuga ngo rero iyo nzira yose niho nabashije kubona Imana. Kuvuga ngo Imana ni umuntu ushinga Imana irumva, ni byiza cyane. Rero nibyo nashatse kubwira, Imana irumva
yabaye nk'aho nihina, ariko ubu hari abantu benshi bafite ubuhamya bwinshi yuko Imana yabumvise kandi ari rusaha, kandi uzi ko navuze ngo Imana yumva abantu bose. tukiri aho ngaho, umuntu wese ubihamya koko ko Imana yumva ariko ikaba yarakoze ibintu bigaragara atari bya bindi abantu baza ngo bigishe ngo Imana irumva, nawe utware ngo Imana irumva, yatwigishije ngo Imana irumva. Uzi ko hari igihe wigeze ugera muri situwasiyo ikomeye wabwira Imana ikakumva koko, utwandikira iyo nimero iri kuri ekara yawe, uyoherezeho ubutumwa bugufi, utubwire nawe n'iryari wigeze usaba Imana koko ikakumva. Uraza kuba uri umwe n'uyu muvandimwe. Ubushize yatwemereye ko abantu bifuza kumutera inkunga bambaye imipira twambaye ndetse n'izi ngofero zihari ku bwinshi, kugira ngo bagende bakwiza ivugabutumwa, babwira n'abandi bantu batari babizi ko Imana yumva. Uyu munsi yagarutse, turaza kongera wenda tukigarukeho, dutange n'undi murongo mu buryo buziguye, ariko bawohereza ubutumwa bwawe bugufi kuri iyo nimero iri kuri ekara yawe. Hanyuma noneho n'icyo wifuza kubaza uyu muhanzi, kumubwira icyo wumva umutekerezaho icyo ari cyo cyose, wakwifuza no kumufatanyabikorwa we mu buryo bumwe se cyangwa ubundi, utwandikira ubutumwa, hanyuma mu kanya turaza kubucishamo amaso. Yego, wari ugikomeje. Nayo kubabwira ko Imana yumva, kandi Imana yumva abantu bose bagasenga, ntabwo Imana irobanura ubutumwa. Icy'ingenzi ni imvamutima, ukayibwiza ukuri. Yego. Wenda naho hantu Imana yagusanze nk'uko wari bitubwiye muri gereza, iyi nganzo irahagusanga. Hirya y'icyo wenda wasengeye muri gereza, ni ibihe bindi bintu Imana yakoranye nawe kugira ngo turusheho koko kubona ko Imana yumva kuri irumva? Gereza namaze mu mwaka n'igice, yumva bya kindi nagezeho ngira ikibazo cyo kurwara, ariko ngewe nari ndi ku bantu bagomba kubagwa, nagiye ngiye kubana n'ibitero, bitewe n'uko ngewe nageze muri gereza ndabyibuka. Sure. Yego, igitangaza. Ubwo wari ufite ibifaranga noneho ukajya ufata za regime zikwiriye. Ariko nakubwira ngo gereza ni ukubona icyo utabonaga. Gusa none wabyibushywaga n'iki? Imana ni ngari. Imana ushobora kurya impungure, nubwo Imana nagize umugisha. Nk'urugero ngeweho, hari umuntu wese uvuga uti Flore niba afunzwe, njye nemere yuko nzajya mugemurira kuri regime. Numva uhamya ukuntu nagombaga kubabamara, nabyibuka muganga yarandebye ati se wowe urarwaye? Arambwira ati oya wowe, arambwira ati genda urya ibi n'ibi n'ibi, ampa n'imiti. Urumva mu by'ukuri kugira ngo mu igororero babashe kugemura kuri regime, nuko ari igipapuro kigaragaza ko amabara y'uko urwaye. Ko urwaye. Njyewe we ndabyibuka narasenze, waje arambwira ati iyo ndwara urwaye ntabwo ari iyo kukwica, ni ukugira ngo Imana yigaragarize kuri wowe. Ndagira ngo usobanurire, sinzi ko Imana yabigenje, mbasha kubona ibyangombwa bakajya bansura buri gihe, nkagenda rwose pe mera neza. Ibyo ariko nanone covid niyo yaje insanga, urumva ko habayeho gusa nkaho igemura rihagarara. Aho ngaho ubuzima bwongera kuba bubi cyane. Aho ngaho nongeye ninginga Imana, kubwije ukuri, aho muri covid, aho ngaho nibwo nagiye mbona muri ibiryo ndarya, ndabyibuha, mbibona buri gihe. Imana icisha inzira. Hano bavuga ngo mu butayu, hari indirimbo nanone mfite ivuga ngo mu butayu, mu budaturwa, ngaho umwana arira nyina ntiyumve, inyota n'inzara ngo itugeraho turashiriza. Ijambo gushiriza icyo bivuga, gushiriza ni ukwihangana, nyine ugashiriza. Ariko Uwiteka aratwimana. Ibyo ni ibintu mvuga njye nabonye Imana igaburira mu buzima nk'ubwo ntakora. Igihe abantu baba badakora, Imana ikabambika. Imana rero, Imana nabonye byarandenze mu magambo makeya, ndayibwira nti njyewe nimbona nsohotse, nta kindi mfite cyo kuvuga, nzajya nambaye imipira yanditse Imana. Mbwira abantu ko Imana yumva. Cyane. Yo, disi.
nguyu imana irumva aho imana yamukuye ngira ngo urabyumva nawe imana ufite ahantu yagukuye uyu mwanya nawe icyo ufite cyo kudusangiza umwanya ni wawe kuduhamagara ndetse no kutwandikira iyo nimero ukomeze kuyikoresha umwanya muto ndaza mbitaba ku murongo wa telefone ariko ubutumwa bugufi ukomeze ubwohereza icyo wifuza kumubwira kumusaba kumubaza rwose umwanya ni wawe ongera dukorereho akantu gatoya kuri iyi ndirimbo imana irumva hanyuma noneho tugaruke tureba ko dushobora kwakira abantu ku murongo wa telefone imana burya irumva imana irumva cyane yumva abababaye yumva abasenga bose imana irumva cyane. haleluya ni ukuvuga ngo wavuye mu amagambo yashize ivuga uravuga ngo nzajya nkora ibishoboka byose nandikirize izi ni impapuro imana irumva yabandikiye dore nawe niko akambaye ni ukuvuga ngo niwe muhamagaro we imana yaramuhamagaye ngo abandikire kubivuga wenda yabonye byamurega ariko ntacyo ngewe ndi hano nzajya nza mbikuvugire ubundi wowe madamu wawe n'abandi baterankunga mwazanye n'umuterankunga umwe ngo nanjye ndi uwa gatatu na vega ni uwa kane hari n'abandi benshi n'abandi bifuza kuba abaterankunga b'uyu mupapa bakamufasha kwamamaza izi nyandiko bavuga ko bamushyigikira ko imana yamwumvise nabo bagahamya ko imana yumva ntacyo bitwaye mu kanya turaza kurema ikiraro kiguhuza nabo ikindi kandi nk'uko wabyumvise ni umuhanzi si indirimbo gusa afite n'izindi ukeneye gushyira itafari ku murimo akora w'ubuhanzi akarushaho gukora ibyo akora mu bwiza mu bwenge ndetse no mu mwuka dore nguyu mu mwanya mutoya turaza gushyiraho umurongo we wa telefone ushobora kuvuga uti ngewe nitanze ubutaha agomba kuzakorera igitaramo muri arena cyangwa se ndemeye nzamutera inkunga akore alubumu yifuza kuzakora muri iyi si igihe kiriho ukavuga uti ndazitanze mu buryo bwose bushoboka imana yagukoresha ukaba akaboko agashyigikira umurimo w'imana imana imuhamagariyemo kugira ngo akore hanyuma imana irumva aho rero usohokeye muri kiriya gihome uraje winjiye muri sosiyete utangiye kwamamaza imana irumva ubona abantu babyumva abantu babyakiriye gute bimeze bite umurimo ugeze kwamamaza ko imana yumva mbwira aho bigeze uvuga ngo uyu munsi hashize imyaka 3 mbikoze ngo narabanye n'ibintu nateguye uyu mwaka turimo no wa gatatu umwaka wa gatatu uvuga ngo narabanje mu kintu cyane kuva muri gereza narabanje nshaka ubuzima kuko mu bintu bye nasabye imana nifuza gutambutsa ubutumwa ako ari njye washyizemo imbaraga kuko urumva imipira igurwa amafaranga dore iyi twambaye buri aya ni amafaranga twambaye ni amafaranga n'abaterankunga baguherekeje madamu ndetse n'undi mufana wawe ni amafaranga yego komeza uvuga ngo icyo nabanje ngomba nshaka ubuzima noneho bitangira gakeya kuko wenda nk'urugero nkanjye nk'imipira nambara njya nko 50 buri munsi hari n'abandi uvuga ngo muri iyi myaka 3 nta munsi n'umwe uragenda wambaye umwenda utanditseho imana irumva ntabwo byakunda teko wenda nambaye ishati muri make byarandenze ni gusa ikindi warumbajije ngo abantu babyakira gute njye mpura n'abantu benshi ukabona nyine birabatunguye ukabona babuze icyo bavuga ukuntu umuntu arandeje akatavuga ngo ni umukuru imana irumva rero mu by'ukuri ni ibintu nabashije gutegura kandi nkomeza kugenda ntegura kandi nzi neza yuko imana irumva abantu barabyishimiye ese uyu munsi kugira ngo bikomeze imbaraga urimo kuzikura he ni kwa kundi nyine wari uvuze ngo nturi umunebwe urashakisha ni wowe ukishakamo imbaraga cyangwa hari abantu imana yatangiye guhamagara njyewe wanagishaka imbaraga kandi ubundi umuhamagaro ntabwo uvuna ifite umwuka ni ukuvuga ngo kubera ko ari ibintu byawe utishakamo biturutse kure ntabwo ari ibintu bikuvuna ni ukuvuga ngo ntabwo ari bya bintu anyway kandi n'iyi mipira irahenze ingofero ntabwo zigura make
ni ukuvuga uyu ngo muntu aba afite amafaranga nubwo nyine byemewe no kumwongera andi. reka buriya umuntu afite imana mu mana harimo byose harimo byose kandi buriya ubushobozi ufite ubaho njyewe nizera imana niyo ibinshoboza kuko ibi bintu ntabwo ari imbaraga zanjye ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo ni ugutwika oya ntabwo ari ugutwika njye ni gutambutsa ubutumwa bwiza bw'imana yumva kandi hari abantu benshi nzi benshi bihebye bafite n'igihirahiro bati imana urumva rero ni ibintu umwana utambuka azahita avuga ati koko mbonye we yumvise ni nanjye benshi kirashaka kuzanyuma. Ni irihe yerekwa ufite iry'Imana irumva? rirerire ibiterane gufasha abantu cyane cyane nkanjye bitewe n'aho nanyuze hari ababyeyi hari abadamu bafite abagabo bafunze byibuze baba bifuze ko ku munsi wo gusura babona iyo tike y'ibihumbi 5. njyewe imana ni nk'ubushobozi hari n'abandi bana bafunanye n'abandi bari mu igororero ku buryo umuntu yabasura umuntu yasura abantu baba bari kwa muganga abantu babaye abantu badafite imyenda yo kwambara sibyo mu by'ukuri rero njyewe niho ivugutura ryanjye riri. Ni ukuvuga ngo poroje yawe Imana iguhamagaye kugira ngo ufashe abantu kubona neza ko Imana yumva, numusanga mu mubabaro ukamufasha guhinduka azaba abonye ikigaragaza ko koko Imana yumva bitari amagambo ngo biri mu bikorwa. Murakoze cyane, turabashimiye. Ni ikiganiro Holy Time Show, njyewe nitwa Onete, turi kumwe n'umukozi w'Imana. Imana irumva Florie ni umuhanzi, akaba afite iyerekwa rwose ryo kubwira abatuye isi ko Imana yumva. Reka tubashimire mwese mukomeje kubana natwe mu kiganiro. Iyo nimero iri kuri ekara mu kanya ndaje mwakira ku murongo wa telefone. Reka dusabe Jay ku buhanga bw'ibyuma aduzamurira indirimbo Imana irumva. Nyuma gato cyane y'indirimbo turagaruka twakira abantu ku murongo wa telefone, ntuve imbere ya televiziyo yawe. Yes, ndizera ko mukomeje kugira ibihe byiza no kunogerwa na gahunda za Budurushi TV by'umwihariko mu kiganiro Holy Time Show. Mbibutse kandi ko ukeneye kugira ubuzima buzima, ukeneye kugira amagara mazima, nyaboneka nubwo tuza tukabwira ngo Imana ni nziza, Imana irafasha, Imana iratabara, Imana ihindura amateka, ariko tubibutse ko ukwiye kugira na roho nzima mu mubiri muzima. Budurushi TV aho ikorera hari ibikoresho byose ndetse n'inama aho ziva zikagera zishobora kugufasha kugira ubuzima buzima mu buryo bwo gukora siporo cyangwa se no guhabwa inama zigufasha ukamenya uko ugomba gufata imirire kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Aho dukorera rero ni hano haruguru gato y'akarere ka Kicukiro mu nyubako nshyashya kuri etaje ndende ihari. Ukeneye kugira ubuzima bwiza rwose aho dukorera ni aho ngaho, kutugana ni ibintu byoroshye ntabwo bikomeye. Sawa cyane rero, nari ngarutse mvuga ngo ndi kumwe na Imana irumva, umupapa Imana yahamagaye kugira ngo ayamamaze binyuze mu gikorwa cyo kuvuga ngo Imana irumva gusa. Aho muzahura ntabwo muzahura avuga amagambo menshi, muzahura yambaye ku yambaye. Ikintu azahindura ngo ni amabara, ariko ngo nta munsi azigera agenda mu nzira atambaye umwambaro witwa Imana irumva. Ku murongo wa telefone ni iki wifuza kubwira Imana irumva? Ubutumwa bugufi nari navuze ngo ababwohereze babwohereze, ndaje ntangire kubucishamo amaso. Hanyuma ku murongo wa telefone muduhamagara. Iyo nimero iri kuri ekara yawe 0788838582 mu murongo wa studio. Uyu mwanya waduhamagara icyo wifuza kumubaza cyangwa se kumusaba cyangwa se icyo wifuza kumuha nk'inyunganizi, umwanya ni uwawe. Woherezeho n'ubutumwa bugufi, nta kibazo, tugatangira kubicishamo amaso. Aha ku murongo wa telefone hanyuma rero Imana irumva mu gihe tugitegereje abantu ku murongo wa telefone. Uyu mwanya ni iki kiri ku mutima wawe wabwira abantu bakubonye bwa mbere kuri televiziyo? cyane ko nababwira yuko Imana irumva, bareke kumva yuko bari bonyine, ibibazo bafite byose Imana irabizi. Ikindi nababwira ni uko abakunzi banjye
ukeneye kwambara Imana irumva mu bwoko bwose, mu mabara yose. Dore irembo n'iri. Hanyuma twatanga umurongo wa telefone abantu bifuza kugirana nawe ibiganiro hirya y'uko usohotse muri studio bagakomeza kuganira nawe bagashyigikira Imana irumva. telefone yanjye ni 0782 53 tuyisubiremo 0782 uwo ni umurongo we wa telefone. Ufite icyo wifuza kumubaza, kumusangiza mu byo mwese cyangwa ubundi rwose, uwo ni umurongo uzabahuza. Hanyuma niki tugomba kwitega nibura mu myaka nk'icumi, wenda reka mvuga 10 iri imbere? bizaba ari ibintu bikomeye cyane ko Imana irumva. Wenda watubwiye gahunda yo gufasha ababaye, gusura abantu bari mu magororero runaka. Hari ikintu utekereza hirya y'ibyo? icya mbere ni uko njyewe numva ko ahantu hose Imana irumva izamwumvikana, n'ibindi bikorwa byiza Imana izagenda inshoboza nzabasha gukora kuko Imana iyigenga. Aha reka tugushimire rero, dushimiye umwanya wawe wafashe kugira ngo rimwe niyo ngabo idukingira. Amen. Urakoze cyane Imana iguhe umugisha, wakoze cyane kuza. Twizeye ko n'undi munsi tuzaguhamagara ngo tuze dutaramane, uzaza cyane. Ubwo rero gahunda niyo ngiyo, genda ukomeze wamamaza Imana irumva. Natwe turahari hano ku bwawe, tuzakomeza kujya tubwira abantu ko Imana yumva. Nitubona uburyo tuguhamagara uze twongere tubyibutsa abantu nawe uhari. Ikindi ni uko bashaka izo ndirimbo zanjye hafi ya zose bajya kuri channel yanjye yitwa Imana irumva Florier. Niho badusanga. Imana irumva Florier. Okay. YouTube channel yitwa Imana irumva Florier. YouTube channel yitwa Imana irumva Florier. Uyu mwanya hita ujyaho urebe izo ndirimbo zose ziriho, nubona zikuryoheye uzisangize n'abandi. Ukore subscribe, ukore share, ukore comment. Uzaba umufashije, mu yandi magambo uzaba ushyize itafari ku murimo w'Imana akora. Mwakoze cyane, namwe turabashimiye. Ikiganiro Hoteli Musho turacyakomeje. Mu kanya gato yacyakora turaza kugaruka tusa n'abagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Imana irumva, wakoze cyane. Imbaraga n'amavuta kuri wowe. Reka dusabe Jay ku buhanga bw'ibyuma. Ndizera ko mukomeje kugira ibihe byiza no kunogerwa na gahunda za Goodrich TV, by'umwihariko mu kiganiro Hoteli Musho. Ndabashimiye abantu mwagaragaje uruhare mu kiganiro cyacu, mbabona batwandikira, baca impande zose zishoboka bakagaragaza ko ari kumwe natwe. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Navuze ko ku kirwa cya Gihaya giherereye mu murenge wa Gihundwe, ni mu karere ka Rusizi, havugwa umuco w'uko abaturage cyane cyane abakristu babyaraga abana benshi bagamije kuzuza rya jambo riboneka muri Bibiliya rivuga ngo mwororoke muzangane n'umusenyi wo ku nyanja. Aba rero ngo barabyaraga maze ngo bakagira ba misago na ba nyiramisago. Ariko muri iyi minsi abanyamadini batandukanye bagiye babagenera ubutumwa, ariko kandi bakanagenda bakabasura aho basanzwe bakorera umurimo w'Imana, babigisha ikijyanye no kuboneza urubyaro. Mu biganiro bagiranye n'ibinyamakuru bitandukanye muri iyi minsi, bagaragaje ko basobanukiwe kuko kubyara bakageza aho bagera mu bana 10 ndetse no kurenzaho, ngo basanze bishyira ubuzima bwabo mu kaga, bigatuma kubona ifunguro ry'umunsi biba ari ibintu bibagoye cyane. Uyu munsi rero barishimira nibura ngo ko bavuye mu butamenya. Ikindi nakubwiye ko mu bihe byinshi twumva indirimbo zihimbaza Imana zigira uruhare rukomeye mu guhindura ubuzima, imyumvire y'abantu mu bihe bitandukanye. Byatumye rero korali Victor of Christ Choir ikorera umurimo w'Imana mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bagize gutya, begeranya imbaraga, hanyuma bongera kandi gutanga ubutumwa bw'ihumure ku banyarwanda muri rusange. Ariko banavuga ko ari byiza ko bakwiriye gutanga ubutumwa cyane cyane bwongera kunga ubumwe mu muryango. Ni byinshi twakabaye tugarukaho kuri iyi nkuru, ariko kuko igihe cyacu cyatugendanye, byinshi kuri iyi nkuru wabisanga ku kinyamakuru
Paradise ni korali nziza kandi ihagurutse kugira ngo ikorere imana neza. Ubona ko intego zabo zakora umuntu ari we wese ku mutima. Hanyuma abayobozi b'amadini n'abanyepolitike batandukanye bagize icyo bavuga ku bitero byo mu kirere muri Israel byagabwe kuri Irani, aho bibasiraga ibikorwa remezo bya gisirikare ndetse n'inganda bya nucleaire. Ibi byatumye rero benshi bahamagarira abantu basenga no gushaka inzira y'amahoro mu gihe ubwoba bw'intambara bushobora kumara igihe kirekire burushaho ngo kwiyongera. Nk'uko byatangajwe rero n'umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru cyo muri Israel, yavuze ko ibyo bitero byaguyemo bamwe mu bayobozi bakuru ba gisirikare muri Irani, barimo umugaba mukuru w'ingabo za Irani, umuyobozi w'igisirikare cya Islamique n'abandi bayobozi batandukanye. Ibi bitero rero byiswe imbaraga z'intare byari bigamije guhungabanya ibikorwa bya gisirikare na za nucleaire hariya muri Irani, aho Israel ishinja Irani kuba ifite uranium ihagije ishobora gukoreshwa mu gukora intwaro za kirimbuzi nyinshi mu minsi mike. Israel rero yagabye ibitero, yohereza indege za drone hariya zigera mu 100 bagamije kugira ngo bace intege kiriya gikorwa. Nabonye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagize icyo avuga ku bijyanye no kubungabunga ingabo zabo ziri mu karere. Hari n'abashumba bashumbye amadini atandukanye bagize icyo bavuga ko intambara yumvikana hariya muri Iran ndetse na Israel ikwiriye guhagarikwa, kandi bagaragaza ko Israel ari igihugu Imana yavuzeho. Bakomeje kugira ibihe byiza no kunogerwa na gahunda za Goodrich TV mu kiganiro Whole Time Show. Njyewe nitwa Onete. Mu makuru atandukanye yaranze icyumweru nari ndiho nkubwira ko Israel iherutse kohereza indege zitagira abapilote hariya muri Irani kubera ko bari bamaze kumenya biriya nari mvuze haruguru. Hanyuma nari ndiho nkubwira ko abashumba batandukanye b'amadini n'amatorero bahari ubutumwa bagiye banyuza kuri Twitter, kuri X, bavuga ko Israel ari igihugu cyavuzweho n'Imana, bityo ngo Irani ikwiriye guhagarika ibitero bakarushaho kubana mu mahoro. Nari nakubwiye ko Bishop Benjamin Dube yongeye guha Apotre Mignone impano, amushimira ko yasobanukiwe ikijyanye n'igikorwa cyitwa kuramya, mu gihe abenshi bari bazi ko kuramya ari ibintu bigenewe amakorali n'abahanzi, ariko yavuze ko kuramya burya bitagarukira ku kuririmba gusa, ahubwo hari ibikorwa bindi byinshi umuntu ashobora gukora kandi bikagaragara ko akoze igikorwa cyo kuramya. Igikorwa rero cyateguwe na Noble Family Church Women Foundation Ministry, ni imwe muri gahunda zigize uyu muryango. Nk'uko nari mbivuze, Apotre Mignone niwe uhagaze ku ruhembe rw'iburyo muri uyu muryango wa Women Foundation. Iyi gahunda ya Noble Family Church ni nawe uhagaze ahanini ku ruhembe rw'iburyo. Aha rero Benjamin Dube yari yabasuye, hanyuma bagaruka cyane ku kijyanye n'iki gikorwa cyo kuramya Imana byuzuye. Avuga ku kijyanye n'ikinyabupfura, icyubahiro n'ibindi byinshi yagiye agarukaho. Uze kujya ku kinyamakuru Paradise uraza kubonaho byinshi bitandukanye. Hanyuma umuramyi Da Vinci yisunze Sarah, hanyuma noneho bakora indirimbo nabonye yakiriwe neza n'abatari bake. Ni indirimbo yanditse mu buhanga, amajwi y'indirimbo nabo ubwabo uko bari bitwaye bagaragara muri iyi ndirimbo, bigaragara rwose ko ari abahanga kandi ibyo bakora ari ibintu bazi. Nabwiye ko Aline Gahongayire na Josh Ishimwe bategerejwe hariya mu Bufaransa uyu munsi. Rwose abagura amatike bigaragara ko amatike ari kugenda ashira, hitezwe byinshi rero, abantu benshi bategerezanije amatsiko menshi. Natwe tuzakomeza kugenda tubabwira uyu munsi uko wagenze. Licia na Germaine nabo ni abahanzi Imana ihagurukije muri iki gihe, ni abavandimwe babiri.
barimo barabikora neza, uko bandika amajwi yabo uko ameze, uko bitwara, ni abana bakijijwe ubona ko Imana ihamagaye mu gihe cyabo. Tonzi yateguje kumurika alubumu ye 10 muri Nzeri. Uyu ni umwe mu bagore bari ku ruhembe rw'iburyo mu kijyanye no kuramya Imana ndetse no kuyihimbaza hano mu Rwanda. Alubumu ya 10 rero muri minsi iri imbere azaba ayidushyikirije imbaraga n'amavuta kuri we. Ngira ngo iburyo bwanjye urahabona nakiriye umuhanzi bamwita Isaac. Niwe tugiye gusorezaho niwe tugira akanoza ngendo k'uyu munsi. Ayo masaha turasegura twakabaye kuba twasoje ikiganiro, ariko kubera ko tumufite aratunguranye uyu mwanya ntabwo twagenda nayo tutamwumvise. Tuguhaye ikaze. Urumva umeze gute? Ameze neza cyane. Uyu mwanya Imana iguteye iteka ngo ube wisanze hano muri studio za Goodrich TV. Bari wambwiye ngo ntabwo uri umushyitsi, urasanzwe. Ntabwo ndi umushyitsi, maze igihe kirekire kandi nkunda gukora n'ibiganiro hano nkorana na Goodrich TV, ariko kandi n'umuziki nawo mumazemo igihe kirekire cyane. Nge n'ubwa mbere duhuye rero, urumva wakiriye gute kuba ugiye kwakirwa, kuba ugiye kuganira na Honete? Ni ukuri ndanezerewe. Ndatekereza ari n'ubwa mbere amaso yawe ambonye. Ni ubwa mbere rwose, ni ubwa mbere kandi biranejeje ko kuba ugiye kuganira n'umuntu amaso yawe abonye bwa mbere kuri televiziyo. Biranejeje rwose. Oya, ntabigoye birimo. Nako kumva bikomeye, nta kantu k'ubwoba cyangwa k'isoni uri kumvamo? Oya, ntago nagira isoni cyangwa ubwoba kuko ni ibintu bimenyereye. Bamwita Isaac. Nguyu ngira ngo uramubona, kuba atari umushyitsi ni byiza, bifite icyo bisobanuye. Ni nayo mpamvu yisanzuye akavuga ati naho babenda gusoza nahagira nkavugaho gatoya, ubundi ibintu bigakomeza. Ngaho rero dukorera akantu gatoya abantu bongera babyibuke koko ko ari Isaac waje. So ni Isaac Amahoro, ni mu isezerano aho wankuye n'ibindi byinshi. Naho isezerano ryatinda ndabizi neza rizasohora, naho isezerano ryatinda ndabizi neza rizasohora. Dore ndi kumwe n'umuntu Imana yahaye iramuhata. Imana ishimwe ku bwa byose. Uyu munsi ufite indirimbo zingahe? Urebye kuri channel yanjye hariho indirimbo nyinshi zigera muri 90, hariho ibikorwa byinshi bigera muri 90 ngira ngo na 4. Ariko indirimbo uyu munsi sinzi ko nabasha kumenya ngo wenda nizinga, ariko ntago zajya munsi ya 50. Sure. YouTube channel yawe yitwa gute? Yitwa Isaac Amahoro TV. Kuri YouTube channel searching Isaac Amahoro TV. Hari ibikorwa byinshi bitandukanye ariko byose bijyanye n'umurimo w'Imana. Hari indirimbo z'imbaza Imana n'ibindi bikorwa bijyanye n'ibyo umuntu agenda akora buri munsi, ariko nabyo bijyanye n'umurimo w'Imana. Hirya yo kuba umuririmbyi ni ibiki bindi ukora? Umurimo w'Imana n'ubundi nk'uko ivuga ubutumwa, iyo turirimba tuba tuvuga ubutumwa, n'ibikorwa biherekeza bwa butumwa byose nibajyaho barabisangaho. Nuko igihe cyatugendanye nawe wari kuba mu buhamya, ariko uzagaruke. Nzagaruka. Imana iguhe umugisha. Ubona ubutumwa Imana yaguhaye ngo uhisi ari ubuhe? Se ni bumwe cyangwa burahinduka? Imana yaradushyize ku isi, yaraduhaye misiyo zitandukanye. Ngo nawe ufite misiyo yawe, niba uri gukora ni misiyo Imana yaguhaye ngo ubwire abantu Yesu, ubagezeho ubutumwa buri kuvuga hirya no hino, abantu babashe guhinduka. Rero Yesu Kristo ajya gusubira mu ijoro yabwiye intumwa ze ko bagomba kuvuga ubutumwa amahanga yose, bakamenya ubutumwa bwiza kugira ngo Yesu ahere ko azi. Ni muri urwo rwego nanjye sindi kure yabyo. Misiyo yanjye ni ukuvuga ubutumwa, isi yose ikabumenya, Yesu agahera ko akazi. Bigutwara urugendo rungana gute kugira ngo ugere ku ndirimbo? Urugendo mu by'ubuzima hari igihe usanga uva muri ibi ukajya muri ibi, ariko iyo nabishyizeho gahunda avuga ngo uku kwezi ndakora indirimbo, uku kwezi ndayikora kandi ikarangira yose. Ntabwo ari ibintu bikuvuna niba numvise neza. Yitwa Mahoro Isaac. Ufite icyo wifuza kumubaza cyangwa se kumubwira, andika ubutumwa bugufi kuri iyo nimero iri kuri ekara yawe,
hanyuma n'abantu bakeya dushobora kuza kubakira ku murongo wa telefone. Hanyuma Isaac, aho winjiriye mu gukora uyu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, ubona abantu barakwakiriye gute? Nakwibaza ngo mbese ni abantu bangahe bamaze kugaruka kuri Kristo Yesu kubera ibihangano byabo? Urakoze cyane. Umubare wo ntago wawumenya kuko tuvuga ubutumwa hirya no hino. Buryo ushobora no kuvuga uyu munsi ugakora indirimbo, hari abantu nzi bajya bampamagara, hari indirimbo mperutse gusohora bita Yaneza amatwi. Ndibuka harimo umuntu mu bishop yarampamagara ambwira ati iyi ndirimbo hari ahantu yankuye, hari n'ahantu yangejeje. Nayo nihebye ndahana ariko nayumvisha inshuro zirenze nyinshi zishoboka, numva ndahindutse. Uwo wonyine niyo uhinduye umuntu cyangwa ukamukura ahantu yarari, nabyo ni ubutumwa ubutanze kandi ni imbaraga y'Imana ibikoze. Ntabwo rero navuga ngo ni umubare w'abantu bangahe, sinamenye ariko ni benshi. N'ubu ngubu mfite concert ndi gutegura kuwa gatanu ejo bundi, vendredi soir i Nyamata. Urumva nshobora kuyitegura abantu bakakira Yesu. Hari uwabikubwira, hari n'utabikubwira, byose birashoboka. Tuyigarukiye kuko ni nacyo nyamukuru gitumye duhura. Ni gahunda iteguwe gute? Nateguye concert izamara icyumweru. Wari wayumva concert imara icyumweru? Concert y'umuhanzi izamara icyumweru? Izamara icyumweru. Actually ni concert iri kumwe n'ivugabutumwa ariko n'ibindi bikorwa bijyanye n'ivugabutumwa. Kuwa gatanu arizo twe twita kuwa nyuma Abadventiste. Uri Umudventiste? Umudventiste. Umuhanzi ukorera Imana ry'Abadventiste mu munsi wa karindwi. Abadventiste mu munsi wa karindwi mwese turabasuhuje. By'umwihariko i Nyamata. Kuwa gatanu ari wo twita kuwa nyuma w'isabato, nateguye concert ikomeye cyane izabera i Nyamata ku rusengero, hostinga abantu hafi barenga 1000. Turi kumwe n'abaramyi batandukanye. Insanganyamatsiko nyirizina y'uwo munsi ni iyo nsanganyamatsiko yitwa nawe birakureba. Nanjye birandeba. Nawe birakureba. Nawe birakureba. Yego. Nawe birakureba, n'undi wari wese biramureba. Uwo munsi kuvuga kimureba, nashaka kuvuga yuko ibintu bizavugirwa aho hantu uwo muntu bimureba. Birasaba ko azaza kugira ngo abyumve ko bizaba bimureba. Ikindi ni uko ku cyumweru hazabaho igikorwa kidasanzwe. Tuzakora siporo nayo ishingiye ku ivugabutumwa, ariko nanone hazaba igikorwa cyo kuvura amaso ku buntu, kuvura amenyo ku buntu, gupima umuvuduko. Hanyuma indi concert izasoza kuri 28 zawe ku isabato. Icyo cyumweru n'ubundi tuba turi kwigamo ijambo ry'Imana. None se uri na muganga? Ntabwo ndi muganga, ahubwo hari inzobere tuzaza. Ubihuza gute kuvura no kuririmba? Tuzazana inzobere zizadufasha muri ako kazi. Ni igikorwa nateguye. Aratekereza kuri uw'Imana yahamagaye kuri roho. None ndumva bigiye no ku mubiri. Watekereje ko bishobora guhura gute kuvura amaso no kuririmba no kuvuga ijambo ry'Imana? Ibikorwa dukora by'ivugabutumwa bigomba kujyana n'imirimo. Hari umuntu bimwe mwigisha muvuga ngo roho nzima mu mubiri muzima. Si nibyo gusa, kira cyumweru cyose guhera kuwa nyuma ku isabato cyangwa kuwa gatanu tuzatangira concert, ariko indi minsi isigaye tuzagenda twigamo ibyigisho byo kwihangira imirimo. Abazagana iyo concert, ni concert izamara icyumweru cyose, tuzigamo ibyigisho byo kwihangira imirimo no gucunga neza ibyo bafite. Twige kwizigamira, twige, tuba dufite inzobere zitandukanye kuri ibyo bintu. Ariko ikindi nanone tuzigamo n'ibyigisho bijyanye no kwirindira amagara, kugira amagara mazima. Ikindi tuzigamo n'ibyigisho by'umuryango, kugira umuryango mwiza utekanye. Ibyo byose rero bizaherekezwa na concert isoza. Tuzaba turi kumwe n'amakorali nabwo atandukanye, abatwaramucyo mwamenyereye, indirimbo Muraba n'izindi. Tuzanatanga mituweli de sante ku bantu barenga 100. So ni igikorwa kiri kinini cyane tuzakora iki cyumweru cyose. Navuga rero ni buri muntu wese biramureba. Dufite concert kuwa gatanu izitabirwa, hari korali, hari groupe bita Inyenyeri, sinzi nimba uyizi, igira irimba ngo coronavirus. Y'abahanga cyane barimba neza cyane. Harimo abantu b'abasore cyane. N'abasore gusa. Wow, tuzaba turi kumwe kuwa gatanu.
kwinjira bisaba iki rero ni ubuntu kwinjira no cyangwa ibyo bikorwa byose bizaba nawe birakureba ni ubuntu. wow So ni ukuvuga ngo ndumva ari ibintu bizaba biryoheye bashonje bahishiwe. amaso n'amatwi Yeah. nanjye nzaza Ndagushimiye cyane. asante Ndagushimiye rwose. ibyo ni ibikorwa sinzi ndumva ari igikorwa cyagutse cyane kubivuga mu minota dufite ntibyakunda ariko nyamara undi munsi uzaza tubivuge dukeneye no kumenya aho iryo yerekwa ryaturutse Yeah. kuko ubaye umuntu wa mbere mu myaka myinshi maze nakira abahanzi n'abavugabutumwa b'ijambo ry'Imana waba ufite ibintu numvise byagutse ariko komerezaho ni naryo vugabutumwa ryiza burya Imana ibishaka ivugabutumwa ariko rinafite imirimo komereza aho ngaho turabishimiye. Murakoze cyane. Ubwo tumenye ko ari gahunda izatangira kuwa gatanu Yes. Saa 11 n'igice. saa 11 Uzatinda azasanga huzuye. abavugabutumwa n'amakorari n'abahanzi Yeah. wabavuze Tuzaba turi kumwe n'umuvugabutumwa bita Bakenera utwo Festo, ni umuvugabutumwa mwiza cyane w'umuhanga cyane. yego Ndetse kandi tuzaba turi kumwe n'amakorali atandukanye ayo bita Bungeri, abatwara mucyo, iyo bita Adonai, yego ayo muhanzi bita Jacques Mwizerwa. So ni benshi tuzakorana ku buryo uwo munsi buri wese azataha anyuzwe. umurongo wa telefone ni icyo wifuza kubaza Isaac wangira ngo wabyumvise afite ibikorwa binini byagutse ku rwego njyewe nshimiye nawe ubishatse waheraho ukamutera inkunga. Ku murongo wa telefone abantu nka 3 dushobora kubakira hanyuma icyo wifuza kumubwira se cyangwa kumubaza muri byinshi yavuze umwanya n'uwawe. Hanyuma se mu gihe tugitegereje umuntu Isaac iri yerekwa ryaje ryari mu by'ukuri ko tumenyereye abantu baririmba tutamenyereye abantu batanga ubwishingizi nubwo ari byo ahubwo bakabaye baheraho. Rakoze cyane. Ndi kumwe n'abantu dukorana iyo bita management, ni avuga ngo ni nka management ya Isaac. Tuba twarateguye igenamigambi ry'imyaka 3. Mu gutegura rero nibwo twicaye hamwe tuvuga ibintu tuzakora muri iyo myaka 3 harimo n'icyo giterane, ariko ibyo bya mutuelle de santé ni ibintu dukora buri mwaka twiyemeje gukora bihoraho. Ni gahunda ihoraho uzageza Yesu agarutse cyangwa itagikora. Ko umuntu yumva ari ibintu bisaba imbaraga nyinshi ufite abaterankunga turafatanya turafatanya n'abajyanama banjye ku buryo ibintu tubyumva kimwe. Okay. Ni ukuvuga ngo uyu mwaka ni uwakangahe iki gikorwa kigarutse? Ndumva twarabitangiye muri 2017. Muri iyo myaka ishize buri mwaka uko abaga babipanze niko byagendaga cyangwa buri mwaka biragenda, n'igihe twavuze ati reka dutangemo n'inka tutanga n'inka n'ibintu dukora kenshi kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze kwaguka. Ni ukuvuga ngo kuri buri step icyo mwabaga mwihaye kugeraho nta na hamwe mwahushaga mwakigeragaho uko bikwiye. Imana uko buriya iyo utekereje neza cyangwa ushaka gukora ibintu byiza Imana itanga support. Nta na rimwe rero twize dutsindwa, ahubwo Imana iduha ibirenze. Imana ishimwe. Urakoze cyane, reka dufate umwanya tugushimire kandi courage, icyo gikorwa ndumva nta muntu n'umwe utagishima. Komereza aho ngaho courage kandi Imana muri kumwe. Ndagira ngo wongere uturirimbire mu indirimbo zawe ufite iyo wifuza wenda hana kuri Goodrich kajya dukunda kugarura cyane n'iyihe iyo ukunda cyangwa se niyuze abakunzi bawe yumvamo cyane. Ari bita Yanteze amatwi yasohotse umwaka ushize mu mpera z'umwaka. Hari niyo bita Yarambohoye, ariko Yanteze amatwi ndayikunda cyane ko irimo ubutumwa buvuga nyine ko itega umuntu amatwi kandi kamwumva kandi kamuha igisubizo. Uri nawe mubo yateze amatwi koko? Uri umugabo wo kubihamya, ntabwo biri mu ndirimbo gusa, ahubwo intega amatwi buri munota, buri saha, buri segonda. Rero nugaruka utwemerera uzaduha ubuhamya mu byo yateze amatwi, mu byo yagutegeye amatwi yibwira ibyo yakoze mu buryo bugaragara, uzabidusangiza. Murakoze cyane. Ngaho turirimbiraho gatoya. Nari imbohe ya Satani ambohesheje umunyururu, sinari mfite ibyiringiro byo kuzava muri iryo sayo, ariko araza ndavuga Yesu w'i Nazareti, ambohora iyi ngoyi ku buntu nta kiguzi ntanze, niyo mpamvu ndirimba mvuga nti yarambohoye yarambohoye
yarambohoye narabohowe. wow imana iguha umugisha Yeah. uranabizi ufite ijwi ryiza urakoze cyane. kandi kwandika ndumva utari umunebwe imbaraga n'amavuta Imana ibikora. urakoze dusoje ikiganiro cyacu haba hari ikindi wifuzaga kuvuga kuri uwo munsi haba hari gahunda wenda yuko mwatekereje abantu bari kure bashobora kuzakurikirana icyo gikorwa Ibikorwa byacu byose bizajya bica kuri channel ya Isaac Mahoro TV guhera ku munsi wa mbere kugeza ni ukuvuga ngo bizaba biri live bizaba biri live. okay Yeah. sawa cyane haba hari ikindi wifuza kuvuga tutakubajije cy'ingenzi tukabona ko kurekura no kubashimira nka Goodrich TV guhera kuri mwe mwanyakiriye ndetse n'abayobozi bayo bose ndabashimira cyane ndetse mbasabira n'umugisha. yego urakoze cyane natwe dufashe umwanya ngo tugushimire wagize neza kuza imbaraga n'amavuta niko tujya tubwira abantu babirimo neza courage natwe turi kumwe nawe kandi ubu nanjye ukiremo mu gatabo k'abaterankunga urakoze cyane rwose. sawa rero wakoze cyane reka dushimire abakunzi ba Goodrich TV by'umwihariko mu kiganiro Whole Time Show mwagize neza kubana natwe mu kiganiro hari abatwandikiye hari abaduhamagaye hari abahisemo kubireka ariko baradukurikira mwese mwakoze turabakunda cyane ikiganiro Whole Time Show ni buri uyu munsi muri aya masaha dushimiye Jay kuhanga bw'ibyuma aya majwi ndetse n'amashusho mwumvaga yarabifitemo uruhare rukomeye cyane mwakoze mugire umunsi mwiza mugire icyumweru cyiza mugire weekend nziza umugisha Imana igenera abantu ku munsi ndabifurije ingende honnête Imana ibarinde.